aho byapfiriye ni manque ya concentration, nicyo kintu nabagiye ntitugomba gutakaza concentration yacu kuva ku munota wa mbere kugeza kwa nyuma. Urabona ko ni manque ya concentration, habaye ibibazo mbese kudakora marquage mu gihe concentration kutamenya aho bahagaze, nicyo kibazo twahuye naco. Nayo mpamvu Gasogi yahise profita yatsinda ibitego. Ayo ni amagambo ya Gatera Musa, koce w'ikipe ya Gorilla FC, ubwo yari amaze gutsindwa ibitego 2-1 n'ikipe ya Gasogi United. Ariko ibi byose ibyo ngiye kugarukaho kuko abenshi babonye uyu mukino kandi bumvise ibyavuyemo, ahubwo ngiye kugaruka ku makuru yatangajwe mbere y'uko uwo mukino uba, cyangwa se yarasanzwe atangazwa y'uko KNC cyangwa se perezida w'ikipe ya Gasogi United ari inshuti ya Haji, ni ukuvuga perezida wa Gorilla. Bivugwa ko bari basanzwe bahana imikino, ni ukuvuga ko imikino yabaga yapanzwe mbere y'igihe. Ibi rero byaje guteshwa agaciro na perezida w'abafana ba Gorilla, ni ukuvuga fata ku mavuta ukajya kuri radiyo y'igihugu maze akandagaza uvuga ko Gasogi United ari ikipe y'umugore cyangwa se ari umugore wa Gorilla, ariko nabwo atari umugore wa mbere ahubwo ari umukeba cyangwa se inshoreke, ni ukuvuga umugore utapfa guhabwa agaciro. Ibi rero byaje gushimangirwa na perezida wa Gasogi nawe ujya mu itangazamakuru, dore ko afite itangazamakuru cyiwe atangaza amakuru asubiza uyu munyamakuru nawe ukorera kuri YouTube witwa Fata ku Mavuta, amubwira ko amuhindura izina ahubwo arifata ku mwako. Ibi rero byaje gutungura abanyarwandakazi n'abanyarwanda, baravuga bati ese amaherezo y'ingi biraza kuba yahe? Abanyamupira bati biraza kurangira mu kibuga. Nyamara nk'uko KNC yari yabivuze, ikipe ya Gasogi United yaje guhagama ikipe ya Gorilla, nubwo rero yabanje ibitego 2-1 birangira ubigeza ankana agaragaye. Nyuma y'umukino KNC yaje gutangaza cyangwa se agasopo Fata ku Mavuta, amubwira ko ari umwana muri business kandi ko adakwiriye kumuvuga mu magambo ye mu bitangazamakuru bitandukanye, kandi ndetse ko atemerewe kugira ikintu amuvugaho kubera ko batanganya ubushobozi ndetse n'amafaranga. Iyi ni Bwakeye TV News, ishishikariza utakora subscribe kuyikora kugira ngo ujye gukomeza kubona ibiganiro byacu bitandukanye. Bwakeye TV News igutegurira. Ciao.